oya nta kwituma mu by'Imana. Dufite inkumi nziza cyane. Nimba uri mu kazi ntabwo bivuze ko utabona yego Insingazi yampaye umugabo. Niba mfite ibintu byanjye mfite n'ibintu bya perezida. Fondateri w'ino groupe ninde? Cyangwa nawe wavutse? Bivuze twavuga yuko ari ukwemera ariko niki? Wow, ni wowe. Ni wowe wayiremye, ni nawe uyigeze. Sije wayiremye n'Imana yayiremye. Ariko ni jewe Imana yakoreyemo. Niwe mugenga wayo nyine. Oya. Umugenga w'iyi groupe n'Imana. Jewe ndi umukozi w'Imana. Nyambabwira ni sindi perezida ahubwo ndi umugaragu. Kandi umugaragu abashinzwe gutumwa murabizi. Insingazi ni group idasanzwe. Bagira urukundo rwinshi kandi iyo uri kumwe nabo urisanzura. Ngo nibo banyitayeho bamacyo kurya nese kumva mu mibare ikintu kitazwi ushyiraho x kitazwi ntago kize mu bwenge bwinshi ariko mvuze x. Tubigenze gutyo ubwo nemvuze nti ningerwaho nze kubicuranura nanjye. Gusa nitwa Erasme Hosiana nkaba ari jewe nyine perezida w'iyi groupe Eastern Singers. Wow. Turabyishimiye cyane. Bo wenda ntibagiwe cyane nkaba jewe nkomoka Iburasirazuba nkuko twabivuze nyine ko abayishinze bakomoka Iburasirazuba. Byabaye ngombwa ko bangirira n'icyizere bahita bantora tugiye gutora komite mbayoboye nyo. Wow, niwe president. Yeah. Reka dukomeze. Yes. Nabandi batwibwire duhite dukurikizaho ukwegereye. Inde ku murongo wenda. Egera kamera. Hara yarari. Nitwa Aline Ndayizeye. Ndi umuririmbyi wa Eastern Singers uririmba soprano ariko nkaba n'umunyabintu wa perezida Erasme. Uri umunyabintu. Subira kuri. Uri umunyabintu. Yego. Mubikira ibintu nyine. Donc ufite ibintu. Byanjye ni bya perezida byose. Niba mfite ibintu byanjye mfite n'ibintu bya perezida. Wow. Uri umukire rwose byawe ni bya perezida. Wow. Murakoze. Nitwa Mugiraneza Hope mfite imyaka 12 ngiye muri segonderi nkomoka Kimisagara. Ufite 12 buretse kugenda? None se ubwo nibyo ra? Nese ko ubwo wagira ngo ukuntu ndi kukubona ibitekerezo ndi kubona wagira ngo urashaje. Ufite 12 ngo? Yego. Barakubeshye uzaverifie kwiranga muntu neza. Ni nka 20. Wow. Murakoze. Ndi nitwa Agahozo Fane. Ndi umuririmbyi wa Eastern Singers. Nkomoka Iburasirazuba. Murakoze. Iburasirazuba? We buretse kugenda. Iburasirazuba subwo ko ari ni yose uyikomokamo. Oya, nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba ariko mba muri paruwasi ya Kirehe. Ni ntara. Nangize ngo hose ubuhuzi. Umeze Imana hari ukuntu yo ngo iba yuzuye hose icyarimo. Yego. Wow. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nishimirwe Edwige. Nanjye ndi muri bamwe bakomoka mu Burasirazuba. Mu ntara? Yego. Wowe uririmbira ihejwe? Ndirimba soprano. Soprano? Yego. Ni igiki uzwiho muri groupe muri Eastern Singers? Nawe uzi ko nyine abantu bakuziho ku buryo wakibwira n'abandi? Ikintu numva abantu banziho nuko nago nkunze kuririmba cyane nyine katolike cyane.
yego uririmba ADP oya bambwira ko mfite ijwi rya kirokore mukuru mukuru yego wow ubwo harimo ukuntu iri kirokore n'ibindi bitari ibikoro byose ndabivanga okay murakoze nitwa Josephine Musabye Maria nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba nkaba ndi umuririmbyi wa Eastern Singers nkaba ndirimba ijwi rya soprano murakoze uririmba soprano yego uririmba neza yego ko okay mukanya uraza kuturirimbira sibyo murakoze murakoze nitwa Imanirafasha Ange Chloe Whitney ndi umuririmbyi wa Eastern Singers nkomoka mu ntara ya Kigali nkaba ndirimba ijwi rya soprano komoka mu ntara ya Kigali intara ya Kigali hari gibaye Kigali iba mu mujyi wa Kigali none se ufite imyaka ingahe mfite imyaka 11 niga P5 ariko nkaba ngiye P6 P6 wow turakwishimiye cyane nawe uraza kuturirimbira mu kanya murakoze amazina ni Justa Murekatete nkaba nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kirehe nkaba ndirimba ijwi rya mbere soprano mu karere ka Kirehe harya ubu niho waturutse wow ukunda umurimo w'Imana byiza cyane nitwa Imanirafasha Mugisha Wisre ndirimba ijwi rya tenor nuruka mu mujyi wa Kigali uburetse kugenda igera imbere gato nese ubwo ko abandi muri kumwe ari abajene bo komeze nk'ushaje ufite imyaka ingahe 10 wow muraza kuturirimbira mu kanya murakoze nitwa niyo kwizera Oreste nkaba nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba diocese ya Kibungo nkaba ndirimba ijwi rya tenoro rimwe bakunda kwita ngo ni tena ubwo ni mu kiratini cyari mu Giswahili cy'Abangereza ni Icyongereza wow uri bugitse neza murakoze cyane murakoze nitwa Ndayambaje John nanjye ndi umumambure wa Eastern Singers nkaba nanjye nkomoka Iburasirazuba mu karere ka Kirehe wow nawe ni Kirehe uririmba ni tena nk'abandi ni tena na tena abantu bikireye urumva ko byanga bikunda barayikunda cyane merci turaza kuturimbira tena murakoze amazina ni Emmanuel Giheta nanjye ndi umwe mu baririmbyi ba groupe Eastern Singers nkaba nkomoka Iburasirazuba mu karere ka Kirehe yego woririmba nawe ni tena ntago tena nayirenga buriya hari ukuntu mba byumva ubwo nibyo tena irakunzwe byataye wagira ngo nibyo uraza kuyituririmbira mu kanya cyane murakoze cyane murakoze amazina ni Minani Leonare nanjye nkaba nturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza gusa so naturutse ubumba ndi gukorera mu mujyi hanyuma nanjye nkaba ndi umumambure wa Eastern Singers ikindi wenda wambarizamo nuko ndi vice perezida hanyuma nkaba ndirimba ijwi rya tenoro nkuko bisanzwe iteka nawe ni tena
ni tenor rwose. Tenor ariko irakunzwe. Tenor ni ijwi ubona rifite ukuntu riba rifite n'abantu dufite ukuntu hariya tubigenza bikaryoha cyane. Abantu bari tayari. Tuba turi tayari cyane. Batatambitse ibirenge. We kareka. Sante. Murakoze, amazina yanjye ni Mukanziza Valentina, nkaba ndi umumembazi wa Eastern Singers, nkaba ndi n'umunyeshuri w'University y'u Rwanda, nkaba mvuka mu karere ka Kirehe. Nawe ubwo mu Kirehe. Yego. Ngo uririmbire ijwi. No, ngiri ijwi ndirimba nyine kera tukiri abana. Iyo wajyaga kutubwira twenda tugiye nko mu majwi n'ikindi kimwe arimo watwigishaga yaratubwiraga ati abantu baririmba ngo supu ngo nimuze mbigishe. Ngo rero abantu baririmba supu tukagenda ubwo nyine abagashatse kuvuga soprano. Ubwo niyo uririmba. Wiga muri kaminuza y'u Rwanda he? Niga Rukara. Rukara uri umwarimu kazi. Yego. Wow, n'abari mu kazi muri Eastern Singers baba barimo benshi cyane aho. Harimo abari mu kazi n'abari. Wow. Ni byiza cyane. Urakoze. Uraza kuturirimba. Kuko n'abari mu baririmba. Urakoze. Amazina yanjye nitwa Amize Donasienne. Nkaba nkomoka Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Kirehe. Nkaba ndi umuririmbyi wa soprano muri Eastern Singers. Wowe ni soprano nawe. Yego. Ubwo ni sup. Wow, Kirehe rwose. Murakoze, nitwa Umuhoza Sandrine, ndangije senior 6 uno mwaka, ndi umuririmbyi wa Eastern Singers, ndirimba soprano. Urangije senior 6? Yego. Wow. Urangirije he? Nigaga mu Majyaruguru. Majyaruguru yose? Oya. Nigaga Jess Kijabagwe. Jess Kijabagwe. Jess ni groupe scolaire Kijabagwe. Kijabagwe. Yeah. Wow. Uraza kuturibira twumuko none uri Jess Kijabagwe ari. Nta kibazo. Murakoze, amazina yanjye nitwa Mukeshimana Clarisse, nkaba ndi umuririmbyi muri Eastern Singers, nkaba nturuka mu mujyi wa Kigali Kimisagara, nkaba ndirimba alto. Wowe uri umunyakigali? Yego. Urimba alto? Yego. Wow. Mukanya turaza kumva ikintu wongeremo mu bantu urumva ni Eastern wari uwi Kigali. Yego. Uraza kuturimbira twumva ukuntu uririmba twumva ko ari cyo aho mutandukaniye. Umwana aza kuturimbira wo muri East, sibyo? Nawe turimbire twumva. Yego, murakoze. Murakoze, nitwa umwana nkunda Pauline, ndi umwe mu baririmbyi ba Eastern Singers, nkaba ndirimba alto, mvuka mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ariko umbarizwa muri Kirehe nanjye kubera ko ariho nashakiye ndi umujene Marie. Ubura ufite uri umujene Marie? Yego, Eastern Singers yamaye umugabo. Wow. Ni ukuvuga turi komendinze natwe kuza Eastern Singers ikaturemera. Yabaremera kandi baremera n'inzira nziza, urugo rwanyu rukazaba rwiza cyane. Nk'urwandi rwa Joseph. Nk'urwa Pauline na Oreste. Murakoze, amazina ni Fabiola yadufashije, nanjye nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Ngoma. Yego, nkaba ndirimba nanjye muri Eastern Singers, nkaba ndirimba ruto. Wow, uwo ni Ngoma n'ubwa mbere ni uyihagarariye. Ndayihagarariye. Turaza kumva abantu bo muri Ngoma ukuntu baririmba. Kumva umuganda wawe watanze muri Eastern Singers. Nta kibazo. Yego, merci. Murakoze. Nanjye nitwa Evergiste Nshimiyimana, ndi umuririmbyi wa Eastern Singers, nkaba
umubaziste nkaba n'umupiyaniste niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare nturuka muri Kirehe ya nawe uri wikire nanjye ndi wikire wiga no muri kaminuza y'u Rwanda Nyagatare Kirehe ni kaminuza y'u Rwanda bikomeje kugaruka cyane nawe ifitemo abayihagarariye muri Stansinga cyane rwose uraza gufatanya hari umukobwa wundi nawe tubwiye ko yiga muri education ubwo muraza kuturimbira twumva kuna abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda baririmba cyane rwose turabumvisha neza nta kibazo murakoze amazina yanjye nitwa Hirwa Cyuzuzo Willy niga CST nkomoka igatsibo muri intara y'Iburasirazuba CST ni kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge noneho ndirimba bass ya as you can hear uririmba bass yego uzi ko unavuga no muri bass murakoze ko amakuru mfite ko ushobora kuba n'umucuranzi ndi umupiyaniste nabyo njya mbikora uraza kudusogongeza yego murakoze murakoze amazina ni Donati niwe dusenga nkaba nturuka mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kirehe ariko by'umwihariko nkaba mbarizwa mu mujyi wa Kigali ku mpamvu zitandukanye z'uko ndi umurezi ndi umurezi ariko nanone muri iyi groupe ya Eastern Singers nkaba ndi umujyanama abashinzwe n'imibereho myiza yabo ushinzwe ibintu byinshi ubwo rero ubwo uri umukire iyo umuntu akora ibintu byinshi aba ari umukire aba anahembwa menshi murakoze amazina nitwa Jean Claude Hakizimana ndi umuririmbyi wa Eastern Singers nkaba ndi umubaseri ijwi rya umubaziste uri umubaseri umubaziste mu ijwi rya bass ntago ndi umubaseri umubaziste nkaba nkomoka mu karere umubaziste umuntu uririmba cya kijwi cyo hasi gihinda nyine nkaba nturuka mu karere ka Kirehe muri paruwasi ya Gahara nkaba nkorera i Kigali Kirehe rwose Kirehe irahagarariwe cyane murakoze nitwa Manzi Arno nkaba nturuka mu mujyi wa Kigali nkaba ndirimba mu ijwi rya bass mujyi wa Kigali Kimisagara Kimisagara mu bayi babiri urimba bass ukayishobora so cyane kuvuga muri soprano bizahinduka nabyo uko uzagenda wegereza izabukuru uzagenda sasa murakoze murakoze amazina yanjye nitwa Kizimana Sylvain nkaba nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare nkaba ndirimba ijwi rya bass cyane rwose murakoze amazina yanjye nitwa Mfurayibanga Cynthia nkaba ndi umwe mu baririmbyi bagize Eastern Singers nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali aho bita Katabara urahazi ni muri Gatoto yego ka Nyarugenge yego nkaba ndi umuririmbyi w'ijwi rya mbere rya soprano ijwi rya mbere ryitwa soprano murakoze murakoze nitwa Ndacyayishimira Olivier njye nkorera ubutumwa i Rwamagana
cyane cyane muri korali yitwa Christus Vita ikorera Rwamagana, nanjye nkaba ndi umwe mu mamambure ba Eastern Singers. Kirenze kuri ibyo kugira umenye neza, sinkira umunyeshuri, ntago nakomeje kwiga kubera ko nasoje kera umwaka ushize. Ubu ndategereje rero kimwe na bagenzi banjye twasoje kera, dukomeje gutegereza amanota yabo natwe dukomeze kaminuza. Murakoze cyane. Ubutumwa nkora nubwo kuririmba, ndi umuririmbyi. Nta wantumye, nkora umurimo w'Imana mu ijwi rya bazi. Oya nta kwituma mu by'Imana. Ego murakoze cyane. Murakoze, nanjye amazina yanjye nitwa Manirakiza Lydia, nkaba nkomoka mu karere ka Rulindo, nkaba nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Rutonde, diyoseze ni Kigali. Yego, nkaba nanjye ndirimba muri Eastern Singers, ijwi rya soprano. Murakoze. Yego. Yeah. Nanjye nubwo kuririmba. Yego. Cyane. Ariko ubundi hano i Kigali cyane. Murakoze. Murakoze, nitwa Uwumugisha Aline, hanaturutse mu ntara y'Iburasirazuba, nkaba ndi umuririmbyi wo muri Eastern Singers, nkaba ndirimba ijwi rya mbere rya soprano. Murakoze. Kakire. Murakoze, nanjye nitwa Nyamwasa Igor Chris, nkaba nkomoka mu mujyi Nyamwasa Igor Chris, nkaba nkomoka mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, nanjye nkaba ndirimba ijwi rya tenor muri Eastern Singers. Murakoze cyane. Eastern Singers ni group idasanzwe, bagira urukundo rwinshi kandi iyo uri kumwe nabo urisanzura. Mwegere neza. Bagira urukundo? Nawe baragukunze? Gute rero bidusobanurire? Ese uri kubona ameze gutya, uri kubona bongo nibo banyitayeho bamaye cyo kurya nese kumva. Hari undi musaza ndi kubona hariya inyuma nawe umeze nk'ushaje. Ushaje ni wowe, ni wowe ndi kubona ushaje, ngo nkubaze. Harya ukora iki? Watubwiye ko ukora iki? Ubuhe butumwa wowe? Ngiye ndi umuririmbyi, ariko nubwo abana benshi banze nka padiri bitewe n'ahantu nize, ariko ubusanzwe ndi umuririmbyi hanze. Hari watubwiye ko we ngo yakuyemo umugabo muri Eastern Singers. Wowe ni igiki we expecting? Urumva ari cyo uzayikuramo? Nyine utakura ahandi. Okay, nkuko umwe yabonye umugore ndakabona umugabo muri Eastern Singers, ntago nzi ko nanjye byagenda gutyo, hako buriya icyo nizeye cyo abakobwa ntago ari babi.
nawe uri kumva nawe uhora akugororeye umufasha uvuye muri Stan Singa birashoboka cyane rwose uko mu byo nkunda nakishimira umugore ukunda kuririmba nka X nka ntacyo mvuze sinzi numvishe birimo ibintu by'ama X nshatse kuvuga X mwumva X ariko ngiye nshatse mu mibare ikintu kitazwi gushyiraho X kitazwi ntabwo kize mu bwenge bwinshi ariko mvuze X y'imibare ntabwo mvuze X wanjye yego okay ubwo rero ibyo uvuze bizakugirirweho yego murakoze cyane murakoze hari undi muntu ndi kubona turi kujya duhuza amaso cyane nawe kanze nawe mushinge mw'umuheha uriya mukobwa wowe harya tubwiye ko witwa nde? Fabio Eastern Singers nyine ni groupe iririmba nkuko mwabitubwiye ariko ntago ari mu mwenyine muri groupe iririmba hari ama groupe menshi n'amakorali yigereranye n'andi makorali cyangwa ama groupe tuzi umbwire nk'urwego wayishyiraho wenda nta zindi groupe nyinshi nigeze mbamo ariko Eastern Singers ni groupe nyine ubundi uyigezemo uhita umunyamuryango umuvandimwe ntago wajya kure yayo uhora abantu babamo bahora bishimye kandi nkeka ko kubera ko bakora umurimo w'Imana nta cyiza nkabyo nyagasana bahora hafi mu byo bakora abantu barimo bahora bishimye cyane ko nawe hari unahuzemo na mukanya meze nk'utari tayari nabo babikwereka ko bishimye nta muntu uririmba ubundi ugira akara kareka ahorana akanyamuneza ku maso wow kandi no mu mutima nawe uhora wishimye ku maso no ku mutima cyane umuntu ushaka kwishima aza muri Stan Singer ahubwo utaraza yaracitswe pe wow urakoze cyane ubwo ariko ndi kubibona nawe wagira ngo urishimye ubwo ibyo uvuze nibyo yego okay urakoze cyane urakoze nawe kadutungure undi kandebe ndi kureba hano anyu so twiko twanje uri inyuma yawe harya watubwiye ko witwa nitwa Mukanziza Valentine ngo wiga muri Kiste cyane watubwiye Kiste sinzi ukuntu wavuze Migi Rukara uri umwarimu yego abarimu ni abantu nyine bakora umurimo w'uburezi iyo bamaze kubona izo nshingano sibyo ubona se kuba muri Stan Singers bizagufasha iki ubihuza gute nyine bizagufasha iki muri profession yawe kuba muri Stan Singers icyo bizamfasha ndi na mwarimu nyine kuba muri Eastern Singers ni ibintu byiza kandi iki nicyo cyose waba ukora byahura kubera ko bihuze twumve ndashaka ubihuze nyine nimba uri mu kazi ntabwo bivuze ko utaba umuririmbyi kandi kujya muri Stan Singers ni ubutumwa ni umurimo tuba dukoraho kuririmba kandi kuba uri muri Stan Singers ntabwo byakubuza kuba wanakora n'indi mirimo yose kuko n'abarimo hano bose baba bafite n'ibindi bintu bagenda bakora bitandukanye kandi bakaba no muri Stan ntabwo nkubajije kuba uri umunyeshuri hariya no kuba uririmba kuko ndashaka kuvuga Eastern Singer kuko Eastern Singers kuba warayihisemo ni nyine ni iki ahantu wigira ukarasi haba korali ayo korali yitwa Etoile du Matin sibayo n'indi yitwa ngo France Vivus zibayo kuki utazigiyemo ukavuga uti mu muri ndashaka ubihuze ni iki kuki hano ni kure Eastern Singers kukorera kure kurushaho ahari kuki ibizagufasha iki Eastern Singers ntabwo ni kuvuga kuririmba gusa nshaka kuvuga kuririmbira muri Eastern Singers nkuko bivuze nyine irukara ari korali n'eshatu nubwo wari uvuze ebyiri ariko muri izo zose ndirimba muri korali France Vivus nayo yiririmba
ikintu cyatumye nza kuba muri Stan Singers nkuko babikubwiye ni urukundo bangaragarije urukundo cyane bituma mbaye umwe muri bo byabasha kunyungura cyane kujya muri Stan Singers ni imimaro myinshi cyane wunguka inshuti kuko kuva ngeze muri Stan Singers nabonye abandi bavandimwe barenze kubona ari Mfite ubona bose turaziranye uri kumva ko ari ibintu byiza cyane buri wese yakwishimira wungutse inshuti yego ni ukuvuga donc hari izo wungukiye muri fonse vivusi hamwe uvuze na hano ugura umukire uko umuntu ndi umukire ku nshuti wow merci perezida ndashaka kukubaza ikibazo ahari fondateri w'ino groupe ninde cyangwa nawe wavutse bivuze twavuga yuko ari ukwemera ariko niki wow ni wowe ni wowe wayiremye ni nawe uyigeze sije wayiremye n'Imana yayiremye ariko ni jewe Imana yakoreyemo niwe mugenga wayo nyine oya umugenga w'iyi groupe n'Imana jewe ndi umukozi w'Imana nyambabwira ni sindi perezida ahubwo ndi umugaragu kandi umugaragu abashinzwe gutumwa murabizi rero sije mugenga ahubwo nige mugaragu niwe mugaragu ko hari amakorari menshi asanzwe hari sanzwe twumva hari n'amagroupe yandi atari Stan Singers ubona umwihariko nyine ni uwe muganda niki cyabatandukanye n'abandi bose n'amakorari yose n'amagroupe yose abaho niki nuwe muganda mwaje gutanga mu muziki nyine utuma nyine muba mwebwe ukabatandukanye n'abandi urakoze cyane nkuko wari ubivuze n'ubundi turi hano dukomoka mu makorari agiye atandukanye ntabwo iyo ari korari ni groupe rero twarebye amakorari tubamo agiye atandukanye tubona hari ikintu ari nyine atari gutanga kindi twebwe twifuje kugaragaza nuvuga ngo indirimbo tuziririmba mu kiliziya bikarangira tugataha hanyuma umuntu yakifuza se ya ndirimbo mwaririmbye mu kiliziya nayibonane tugatangira tukarya iminwa ubwo rero twabonye dufite abaririmbyi nk'ubu abari hano benshi batojwe n'abarimu bamwe bari no muri Stan Singers ko ayo makorari tugiye duturukamo abanyamuziki dufite barimo abayatoje nicyo cyatumye rero tubatoranyamo ubwo rero umwihariko wacu dufite ni uko dufata ibihangano byacu tukabikorera ivugurura niko nabyita tukabishyira muri studio ariko ndetse na producer dukorera arabizi tuba tumubwira tuti ntidushaka ibintu bikonje tuba dushaka twebwe ibintu nyine bigezweho injyana igezweho nubwo ari katolika ariko ayiha injyana igezweho natwe turirimbe ku buryo bugezweho tugire itafari dushyira ku muziki gatolika tutavuga ngo ni twebwe tugiye kurenga ku bandi barishyizeho ariko tuje kubunganira kugira ngo umuziki gatolika utere imbere perezida ariko nta nubwo watweretse na komite batwereke komite nta kibazo ukambereke komite mbere y'uko tumuha ijambo wari uryifuje ariko turanifuza no kubaririmbira mbere y'uko dusoza kugira ngo wenda tutaba kuririmba byacu biri mu magambo gusa reka mbereke komite abari muri komite bamfashe begera imbere kugira ngo tubikore byihuse n'igihe perezida cyangwa se umugaragu nabibabwiye nitwa Erasme hanyuma vice perezida yego nanjye ndi vice perezida w'iyi groupe ya Stan Singers amazina nari nayavuze mbere ni Minani Leonard nitwa Aline ndi umunyabintu wa perezida niyo dusenga nkanjye ndi umujyanama murakoze nanjye nitwa Ndambaje John ndi umujyanama uri umujyanama donc niwo bagira inama ibi byose bageraho byiza babikesha inama zawe ntabwo ari izanjye jyenyine icyakora twese uko turi twashaka kujya inama rero izo nama tuzihuriza hamwe tukungurana ibitekerezo ariko nta
murakoze nanjye nitwa Fane nkuko nabibabwiye inshingano mfitemo hano ni za sound cyangwa se kumva amajwi ukameze fatanije rero n'undi muntu nahoza bibwire ugura engineer bisa nkabyo engineer murakoze amazina yanjye uko nayo babwiye ni Fry Banga Cynthia nkaba nshinzwe imiririmbire muri Stan Singers murakoze nshinzwe nyine imiririmbire kumva uko abaririmbyi baririmba tukaba twabwira ngo ahangaha ubikoze nabi yongera usubiremo gutyo kugira ngo Stan ikomeze gutera imbere muri rusange abageni beza umugisha dawe umugisha wawe biyereke nyagasani maze bahore bakundana maze kandi urugo rwabo ruzaba urugerwa dawe bageni dushagaye murage musenga mushimire Imana kandi mumage musenga ubutaretsa abageni beza umugisha dawe umugisha wawe biyereke nyagasani maze bahore bakundana maze kandi dawe urugo rwabo ruzaba urugerwa Yesu mbaraga zanjye Yesu urukundo rwanjye Yesu ubugingo bwanjye Yesu kubaho kwanjye ngwino Yesu unyituriremo ngwino Yesu undamire unkize ukamuha z'urukundo rwawe nanjye nyakira ndaje ngurungwirize Yesu mbaraga zanjye Yesu urukundo rwanjye Yesu ubugingo bwanjye Yesu kubaho kwanjye ngwino Yesu unyituriremo ngwino Yesu undamire unkize urakoze cyane muririmba neza rwose umuririmba neza byatari mukwiriye kuri Stan Singers ariko hari akantu nshaka gusaba mbere ko perezida nyine asoza ndashaka gusaba yego hari n'ibigezweho yitwa Doribo
murakoze cyane rwose muri Eastern Singers Copy ahubwo mugomba kuba sinzi ukuntu izina muzarihindura bikareka kuba Easter bikajya ku rwego rw'igihugu hari indirimbo rero igezweho umuntu wese uzi kuririmba agomba kuba azi kuririmba yitwa Dorimbo Dorimbogo Dorimara merci. Perezida ngaha rero dusoreza tubwire ijambo nyine nka perezida wumva watubwira wabwira abanyarwanda bose n'abaririmbyi muri rusange niturangiza hari umuntu ndatungura akadusengera agashimira Imana ko uyu munsi wagenze neza. Yego murakoze cyane murabyumviye nyine kuririmba nyine ntibikiri mu magambo gusa dutanzeho sample gusa si sample gusa turayibutsa yuko dufite na YouTube channel mwasanga ibihangano byacu byose kugeza ubu ngubu bimaze kuba ibihangano 4 biri kuri YouTube channel yacu bikozwe mu mwaka umwe kuko dufite anniversaire ya groupe yacu ku itariki ya mbere z'ukwa 10 no kuvuga ngo ni vubaha cyane ubwo abazaba bari hafi bazaze bifatanye natwe tuzayifetera hano Kimisagara ubwo abazifuza kubana natwe nkuko turi bubaye na nimero muzatuvugisha abakifuza rero kubana natwe cyangwa se kuduha inyunganizi kuduha ibitekerezo n'ibindi byinshi bashaka kutugezaho bahamagara nimero zanjye ntatanga izanjye kugira ngo wenda indutange nyinshi bitagitanga urujijo izanjye ni 0783 966 72 sinzi niba nasubiramo 0783 966 72 hanyuma channel yacu yitwa Eastern Singers uko bivugitse mu cyongereza Instagram yacu nayo yitwa Eastern Singers hanyuma Facebook page yacu ni Eastern Singers nayo hanyuma group ni Eastern Singers Family iri kuri WhatsApp ikaba no kuri Facebook hanyuma dufite na website tugiye kuronshinga muri iyi minsi website izafasha n'abanyamuziki bo mu Rwanda hose kubera ko twayibateguriyeho namwe ibizabafasha fiteho indirimbo zikenerwa za buri munsi za misa indirimbo ba borushire tubyita borushire cyangwa se indirimbo zanditse ku manota kuri website tugiye kuronshinga muri iyi minsi muzajya mubisangaho ukeneye indirimbo yo kwinjira mu misa se ukeneye yo guhazwa kiriye
zo mu gihugu hose uzajya uzisanga kuri website yacu ya Eastern Singers. Hanyuma abageni bifuza ko twabaririmbira, abafite amasabukuru, turahari kugira ngo tubafashe, tubategurira ibirori byanyu neza cyane, tukabaririmbira kandi mukanyurwa. Ntabwo ari amagambo rwose, benshi twaririmbiye, harimo n'abageni bacu, harimo n'abandi twagiye dushyingira hirya hatandukanye tukabaririmbira, bafite ubuhamya bwiza cyane. Murakoze. Yego. Urakoze cyane, twishimiye kuganira na Eastern Singers uyoboye kandi washinze. Turizera ko kino kiganiro abantu bazagikunda, ko harimo ubutumwa bwiza kandi ko bazanabayoboka. Ubwo n'ubutani tubatumira nyine muzongere mwitabire. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Rero ngiye hari umuntu ugiye akadusengera agashimira Imana ko bino bintu byagenze neza, agiye kuvuga isengesho ryo gushimira Imana ko kino kiganiro cyagenze neza n'iby'uno munsi byose twahuriyemo byose. Karakana wowe akakana gatoya ugiye kuza isengesho ryo gushimira Imana, egera imbere gatoya, ongera wegere imbere, ngadusengere. Ku izina isengesho ryo kwicuza ibyaha cyangwa igihe cyose Mana yanjye turagushimye ko turinze uyu munsi, turanagushimiye kubera ko ibintu byose byapanzwe byagenze uko byagombaga kugenda. Turagushimiye yuko nta muntu wahuye na accident mu rugendo yari ari kuza. Turagushimiye yuko wakomeje kuturinda tukaba tukiri bazima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ku izina